Kera habaye umugore n'umugabo babyarana abana 3. dusigasire umuco wacu utazacika. ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwara agace karacuranga uruhu ruravugiriza. Umunsi umwe Gikeli yasohotse mu mwobo yicara imbere yawo yota akazuba ari nako atumagura agatabi. Ntashya nawe akomeza imihamirizo ye mu kirere ariko bombi bakajya barebana. Kera kabaye Ntashya aramanuka asanga Gikeli. Bararamukanya baraganira, bigeze aho Ntashya ati ariko ibikeri bimumaze iki? Mugize umwanda, mugize kutiterera aho muri, ari iba mu myobo ari iba mu mazi mwese muri kimwe. Ahuze ukuntu mupfa umusubizo, rero uko babica wagira ngo ni ukuborora. Ngaho intumbi mu mayira, ngaho intumbi mu mihanda, ese iyo mudapfa mutyo ubundi mwari kuzakwirwa he ku isi? Rero ngo iyo mugaramye mu mihanda muba mushaka abacamanza, bahe bo kajya, urubanza muba mwarwiciriye kuko mwirangaraho. Hari icyo mugenderaho ngo ntawe ubajugunya ngo mugwe mureba igicuri? Naho twebwe Intashya turi intore, imihamirizo yacu inogeye amaso kandi urupfu rwacu ni urw'ikirago. Gikeli ati Ntashya uyu si umwanda, umubiri wacu koko wuzuye imvuvu kuko kamere yacu ariko ibishaka. Naho iby'urupfu rwacu si ukwirangaraho, impanuka ntaho zitaba. Kutiterura kwacu ngira ngo ntawadusiga. Ntashya araseka cyane ati ntawabasiga, ubwo se urashaka kuvuga iki? Gikeli ati tuzasiganwe ari mwigenda ari no mwigaruka, nzakwereka igihandure. Ntashya aremera. Gikeli ati gusabye icyumweru cyo kwitegura, umunsi wagera tukavuduka, kandi ugomba kumenya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Icyumweru gishira kirabwira bene wabo ko yateze na Ntashya mu byerekeye gusiganwa. Gikeli ati nabwiye Ntashya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Bikeri rero murabe maso, kandi si ngombwa kuva aho muri. Dore uko bizagenda, ibikeri mwese muzatumanaho, maze Ntashya nahamagara ngo Gikeli muti ndi hano, ibikeri byose byo mu bishanga bitumanaho, inama iruzura. Umunsi ntarengwa uragera. Gikeli ahagarara ku nkengero y'igishanga, Ntashya araza amwicara iruhande. Gikeli ati Ntashya tugiye gusiganwa, ariko nkwibutse ko ibikeri tugendera mu bishanga. Aho uzajya ugera uzajya uhamagara uti Gikeli ugeze he? Nzasubiza nti ndi hano. Ntashya ati tugende wintera igihe, niba kandi wanga gukorwa n'isoni bivuge, nawe kwiruhiriza ubusa. Gikeli ati tugende. Ntashya ati wantendiye. Gikeli yibira mu gishanga, Ntashya araguruka. Gikeli abonye ko Ntashya yandurutse, aragaruka yicara imbere y'umwobo we, yinywera agatabi ati Ntashya genda ndaguhaye. Ntashya arazimiza si ukuguruka. Ageze imbere ahamagara ati Gikeli ugeze he? Gikeli ati ndi hano. Ntashya afumyamo, hashize umwanya arongera ahamagara yumva Gikeli aritabira kuremba. Ntashya ati bincikiye yongeye gusigana Gikeli. Arongera arahamagara. Gikeli yitabira nyuma y'imisozi 5. Ntashya ati nguye agacu hasigaye dusubirayo, maze ndebe ubwo butwari bwawe. Gikeli ati nakubwira iki? Ntashya arakimirana asanga Gikeli yicaye umudendezo n'ibitwenge byinshi. Gikeli ati ubusa aho Ntashya nimwiboneye, ubwirasi bwawe buzakugeza ku ki? Mu Kinyarwanda baca umugani ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Sinjye wahera hahera ubwenge bwa Gikeli.